ndabasuhuje ndetse mbifurije no kugira ibihe byiza mwe mukurikira gahunda zacu umunsi ku wundi turi ku Rwanda aho tugenda tuganira ku makuru atandukanye avuga myidagaduro no mu gihugu cy'u Rwanda ndetse n'inkuru dusenguzi kubicaracara ku mbuga nkoranyambaga za hano imbere mu gihugu cy'u Rwanda ko cyane cyane byibanda ku myidagaduro n'ubundi ibiba bigenda bivugwa hirya no hino hano imbere mu gihugu cy'u Rwanda. Mbaye ikaze mukurikira ku Rwanda ndabifuriza amahoro n'imigisha ndabifuriza icyanirwe mu byo murimo byose n'ubundi kandi rurema akomeza abashoboze umunsi ku wundi uko bwije ndetse na uko bukeye. Nsuhuje mwe mwese mudukurikira muri mu mpande zigiye zitandukanye zigize isi yaba bari imbere mu gihugu cy'u Rwanda birumvikana ni mu mpande eshanu zigize igihugu amajyepfo amajyaruguru iburasira bwaryo iburengera bwaryo ndetse n'abari muri capitale y'u Rwanda ariyo Kigali City n'abari hanze by'umwihariko muri rusange nk'abari hano hirya gatoya i Burundi abaturanyi bari muri Uganda big up abaturanyi bari muri Congo hari abantu badukurikira bari muri za Bangladesh hari abantu badukurikira muri Haiti hari abantu badukurikira bari mu birwa bya Maurice n'andi yagiye atandukanye ndabasuhuje cyane nabo muri Poland Australia German Bwongereza Amerika muragaca komeye cyane gukurikira gahunda zacu umunsi ku wundi ku Rwanda namwe mba ikaze kandi abasuhuje mu izina rya Yesu Kristo Yezu Imana ni Imana ubwo bakomeze babane namwe umunsi ku wundi sadi gomeze neza ndashima kuri muranseka ntago uzi inkuta zigize igihugu cyacu ahubwo ikinsekeje ni uko wibagiye uvuze ngo intare eshanu z'igihugu kandi zabaye 6 ya diaspora nyarwanda intara gatandatu nyine se mbasubiza muhe ahandi bamwe bari muri za Bangladesh bari muri Thailand siko dufite inshuti muri Thailand tutangira ngo kakandi yaje ngo Nyagasani Yesu abamenyere aho muri mwese n'abari muri Chechnya waye umuntu uza so namwe ndabasuhuje ari inkuru yari maze imisi ihwihwiswa mu ivugirwa matamatama y'abantu gutandukana kwa Yago wa Yago TV show ndetse n'umukobwa mwiza w'ikizungerezi wazamuye urwego rwe mu mikorere ye ari kumwe na Yago TV show. Yago TV show itangira gukora niba ntibeshye byari mu wa 2020 na 19 ushyire 20 Yago TV show Yago nk'imyaka 2 irashize ahari ni mu 2019 urangira dutangira mu 2020 amaze igihe ndumva ntibeshye ni muri iyo myaka gutyo niyo range ko tangira ndabyibuka numva ndi kubyibuka ndibuka twari turi kumwe turi muri sport yaramaze nk'icyumweru atangiye tubiganira ariko ntago nibuka uwo mwaka ngo nuko imyaka ishize ni 2019 ariko ko 2020 twakoze nk'amezi 2 gusubanza sport yaguma mu rugo yego yatazamo naguma mu rugo n'igitano kwa gatatu yego so kuva icyo gihe abantu bamenye uwabwa inyuma ya kamera ari Jaja babyita brand uyu mukobwa Jaja w'ubwiza bwinshi nago twari tumuzi twe twamubwirwaga n'ibyamamare babaga batumiye yego biri gushima ubwiza bwa Jaja yabaga byarubye hari akaboro karukize afite umungu kubagana ariko umwe na papa cyangwe bari muri interview ari benshi nyine yakuru yabo yose ari sigana noneho sinzi utuntu tw'utubizo nuzaye gutanga papa cyangwe muri video sinzi nimba ari Yago wabirecognize nimba ari nuza Rocky wabibonye atari ku wundi bano bari mu bikisha tubizo turi guca inyuma hano gutya ntaza aho tujye so twamumenye rero tumubwiwe n'ibyo byamamare mu minsi yashize havugwaga yuko yaba yaratandukanye na Yago binakeye kubihwiswa ko nyine haba ari cyo bapfuye nk'umuhungu ndetse n'umukobwa umuhungu n'umukobwa ngo habe ibyo batumvikanyeho nari bwinjiremo cyane ahubwo ngiye kwinjira mu mimerere yo kuba byageta kiri kuri Yago TV show none se oya tureka kutuzinzika urumva iyo umuhungu n'umukobwa ntago Jaja na Yago se babanaga nka boss n'umukoresha hari aba boss bagira imico itari myiza nabo bakeka ko abandi bayigira
ko n'ababosi bikundana n'abakozi babo kandi nta cyaha kirimo bagakundana by'urukundo nabyo nta kibazo kibirimo iyo bitangije akazi ahubwo uzi ahantu bipfira kireka ahubwo iyo amuzanye ari amukunda bakundana akamunoma akamuha akazi niho bipfira ariko iyo bakundaniye mu kazi ibyo ntabwo byangirika barahuriye mu kazi kimwe nuko wenda no kuba hari staff ku ruhande zaba kugira ngo abone akazi yego noneho yagera mu kazi bigakomeza gutyo ibyo byo nabyo ni bibi yego oyi inama ya mbere nizo staff zo kugira ngo umuntu abone akazi ubundi staff ugomba kuzihabwa uzimerita cyangwa mwana byumvikanye ko mu buryo butari bwo gutanga akazi ugomba kugahabwa ukamerita na biriya bigomba kuba ku bantu bakundana babiri babyishimiye ntabwo noneze ko abadakundana oya babyishimiye nta gahato karimo so reka subira inyuma gato muri nkaho narindi wenda turaza no mu bihe by'iyi minsi uwo mukobwa ajya twamubonye gutyo twamwumvise gutyo so arakomeza arakora na Yago TV show akora inyinshi bitandukanye ari nyuma ya kamera niki ejo bundi mu minsi mike rwose ishize itageze no mu cyumweru nibwo kuri Instagram yajya ndetse n'uwitwa MC Buryohe bakoze live yateguzaga yuko Jaja yafashe inzira ye n'umurongo we wo gutandukana Yago TV show ahubwo ku kantu ntabwo nakitayeho bana nje nabonye ahubwo ibyamamare byinshi kuva kuri ba Rocky mbese abantu bose baciye kwa Yago ba Rocky ba Sente abandi b'amodo ba Biju abandi bose kuri Instagram kuri Insta stories zabo bashyiraho akarunasi kita nkaga akavideo agahuka urumva ko kwereka abantu ko Jaja noneho agiye kwikorera we na MC Buryohe then nayibona kuri Instagram yego n'abapapa cyangwa bose bashyize abantu bafite imitekerereze itandukanye n'iy'abandi batangiye gutekereza n'ubundi yemwe na live bamwe batangira kugenda bandika nyuma bagenda kugenda bahwisa muri imihanda kuri imihanda biravugwa niko nyine abasore bavuga ngo kuri imihanda hanze aha bigenda bivuga cyane yuko Yago na Jaja batandukanye kubo kutumvikana twumvikana bashobora gutandukana aho gwenda gutandukana n'ibintu bishoboka kuko kutumvikana birashoboka yego aho uburyo batumvikanyemo mu buryo bijyanye n'imikoranire y'akazi cyangwa se ni nko kutumvikana biri ku ruhande bitandukanye n'ibyo nibyo niyo ngiye ko kwinjizamo uwitwa Yago muri iki cyumweru turimo yagiranye ikiganiro na DJ Brian ndetse na Asia Mutoni mu bantu bose bari baciye imbere ya Yago mu gihe shoko kuba kingana nk'ukwezi yarahinduye uba kuri kamera ko ngiye iyo video maze nk'iminsi 3 nyibona iyo minsi niyo yo kwitegura no gukora ariko uwo mukozi wundi we amaze igihe akora yego bivuze ko nyirashize iminsi igeze atari kuri Yago TV show nibo bambere bamubajije kuri Yago kuri Jaja nyine byajya bitebye kuki ukunda gukoresha abakobwa uko kwezi gushobora gushira urumva bakavuga ati wenda yararwaye uyu nuri kumukavaringa ariko wenda babone iri yahuka yego bagatabona yuko nyine byarangiye yego nako kanyunganizi ni sawa ati Yago VIP ubundi kuki ukunda gukoresha abakobwa n'iki abonera gufata umwanya wo gusobanura kuva kuri rimwe kugeza ku 100 ku gutandukana kwe ndetse na Jaja byagenze gute rero tubwire Yago ahura na Jaja bari abantu bishakisha ndetse banagerageza batazi ko bizavamo bakabona amafaranga Yago si yari umunyamakuru ufatikara hakuze ko Yago ravuye ku gitangazamo nka radio 10 cya TV10 ahubwo wenda icyari kumugora nicyo wenda twavuga ko ataramenyereye nuko yakwikorera no mu buryo bwa online ariko yaravuye ku gitangazamakuru uzima mfashe iminota ndi gutuza gutya ni gutekereza ku muntu wabaga muri ibyo bintu wavuye muri ibyo bintu akaza kuri imihanda agafeiringa ni benshi nuko rero ariko abenshi bagiye bafeiringa
wasangaga ibyo bintu bari kubifatanya business umuntu atangiye yose igomba guhera atayimenyereye agomba kuyitangira ateganya ibintu bibiri profit and loss kugira ngo urwanye ya loss urafightinga kugira ngo gaining ya profit urafightinga more batangira ari abantu barimo baragerageza ibyo bintu uri bukirusho bakoreshaga kuno byasaga telefone uri bukawe telefone kamera ariko itari kuri standard nk'iyo bakoresha uyu munsi byaciyemo uyu munsi none Yago na telefone afite kamera ishikaruta iyo ufite video ya mbere mise nibuka telefone yo munsi y'igiti yego kwa muri X large yego so ni wa muntu babanye mu bihe bigoranye bari kubakana ikintu cya kintu bubatse kiraglowinga chano ishanu mu Rwanda nziza Yago TV show izamo yego ni brand koko yavugaga yayigezeho brand yifuzaga yayigezeho yarayubatse pe Yago ngo akorana na Jajya yamugiriye inama imwe yo kutaba imbohe y'umushahara yego nka bosi we magambo yitangarije arambwira ati ngewe nabaye muri iyo condition hano henshi hatandukanye nagiye nkora nakoze ndi umukozi utegereza ko kwezi gushira ngo umushahara uboneke birangiza biradindiza hari ibintu byinshi nyine umuntu atabasha gushikaho nama nziza y'ikigabo ati uko uzakora kose tuzakorane uri gutekereza amahirwe yo kwikorera uriko byumva uri gutekereza amahirwe yo kwikorera ubwo icyo gihe cyarageze sinzi abona wenda mikoro yo kwikorera cyangwa se agira ukundi kuna biganiraho simbizi afata kitwa 10 to 10 niko nuze chano 10 ku 10 bavuye kuri 10 kwa 5 akanura kaze ago nkazi ngo ni 5 kwa 5 niye nkumva kuri radio kera nyumva ama radio cyane ati ndabakurikiye 5 kuri 5 5 ku kandi ati 5 kwa 5 5 kwa 5 ariko banza ari nozo yamamaje cyane kimomo iri umuntu mu bwa bisobanuye bwe Yagoti basi ati kuki ukunda gukoresha abakobwa cyangwa n'abantu benshi babyibaza abantu bamaje ikibazo cyiza kirusha icy'abanyamakuru benshi kuki ukunda gukoresha abakobwa ni abari ukundi kuntu mugira mukigenza dinge by'urwenya ariko urugamije kugira ngo umuntu asobanukirwe yatanze ingingo eshatu z'ingenzi zibanze zimamba akoresha abakobwa bya buri munsi naramukunze uyu mutipe cyane noneho nyine mbona ko ariko nisa n'umuntu nyine aratekereza kandi agatekereza abandi ati gutekereza gukoresha abakobwa imwe mu mpamvu ya mbere ni ukugira ngo bitinyuke bumve ko aka kazi atari ak'abasore gusa kujya inyuma ya kamera gufata mikrofone umuntu akajya gutigita inkuru bumve ko nyine nabo ubwabo bibareba kandi babikora babishobora uwa mbere yabigeragejeho byabaye successful yasucceedinze Jajya rwose turi bamwe mu kugaragaza ko Jajya yasucceedinze noneho ava kuri cya cyizere cyo kujya gushaka inkuru na kamera ajya no ku cyizere cyo kuvuga ati noneho iki ni icyangiye gukora noneho za nkuru ngiye gushaka nzishyire ku kintu cyanjye business owner entrepreneur biva ku cyizere anamugira no business owner yego indi ngingo ni ukugaragaza imbaraga ziri mu bagore ibyo se singira ngo ni ibintu bijyana barashoboye yego barashoboye kugira icyizere n'ibindi bigiye bitandukanye indi ngingo ya gatatu ndayibagiwe yatanze inyigisho kuze gusa ako kantu muri kazi ku mugabo witwa Joshua Kamirindi Kamirindi twakoranye ikiganiro mubajije sinzi kintu mubajira ambwira icya mbere ambwira icya kabiri tambwira icya gatatu ndakibagiwe
Uretse nawe yemerewe kugira byansekeje mu buryo atateguye. Ariko ingingo zose uko biri kose yatanze ni izigaragaza uruhare rwe mu kuzamura abagore, igitsina gore. Yego. Ati ibyo byanye n'ibyo bindi abantu baba batekereza byo si byo rwose kuvuga n'iki no. Ni kandi umuntu wese dukorana n'uyu turi gukorana, niba mwita Mutoni wo mushyashya siri kukuntu mwita, n'uyu turi gukorana nawe ubwe namubwiye ko naramuka abonye uburyo yakwikorera kuruta gukomeza gukorera ngaha. Yago na Jajya nkuko Yago yabisobanuye nta kintu bapfuye. Oya nta nubwo habaye ngo kudahuza kwabo n'iki ahubwo ni inama nziza ya kigabo uwitwa Yago yagiriye Jajya. Yego. Oya actually Yago yafashe initiative yo gukoresha abakobwa mu buryo bwo kugira ngo bitinyuke, babone ko bashoboye, babone ko ibyo bakora, ibyo abasore benshi bajya muri filmmaking na abenshi bajyamo n'abasore, noneho abereke ko intambwe imwe wayivaho ukajya ku yindi. Mu kuzana Jajya mu kumwinjiza muri iyo field no kumwereka ukuntu ibintu byose bikorwa, Jajya ubwo noneho yakuze kurushaho, afata none initiative yo kuvuga ngo ibi ngibi dukora ndabizi, ngiye mugenzi gufata kamera nk'editing ikiganiro nka cya uploadinga, sibyo ngira ngo wenda Yago ikimugora no gutegura ibibazo no gutegura ikiganiro kiryoshye kubaza abantu, sibyo ariko ibindi byose ngira ngo Jajya wabikoraga ku editing ikiganiro, gukamera, gusettinga ibindi nk'ibyo. Ubwo rero nimba ibyo bintu ubizi ubishoboye, kuba washaka umuntu noneho utegura icyo kiganiro mukajya mubaza mukaganira ku ngingo runaka, ku nsanganyamatsiko runaka, akaba bishoboye by'umwihariko no mu myidagaduro, biroroha cyane, bitabe perfect match, sibyo ku buryo nka Jajya umuntu bazakorana niho uzamwungukiramo cyane kurusha uko Jajya azamwungukiramo. Jajya afite experience man yo kuri brand ya Dance yo kuri Yago, sibyo azi uburyo baganiraga ku kintu runaka, uko biri kose yagiye bateguraga ikiganiro bagari kumwe na Jajya. Wo bakorana wese rero ku Jajya kumubwira ati aka kantu naka twagakora gutya na gutya bahana ibitekerezo nyine, cyane ko n'uwo yazanye ntago ari umwana mu itangazamakuru MC buryohe amazemo igihe, bakagira ikintu mbese bakora gifatika, ni ibintu byakoroha kurushaho nk'umuntu wanabaye noneho muri experience no mu maboko meza nka Yago. Yego. So nibyo ngibyo niko bimeze, nta kintu kibi kibaho. Yapfuye nuriya ni shene yitwa 10 to 10 yahoze ari TV bose babireba. Sure. Modana ahubwo 10 to 10 nabajije umuyobozi wa TV bose babireba ati bite byagenze gute icumi y'umubare, bite byagenze gute, arambwira ati nta cyabaye, ati ni ibisanzwe nyine biri aho ngaho. Nsacinga bose babireba TV tubibona gutyo, ati ni ibisanzwe, ariko nyine ari ukuntu ureba nyine ugahita ubona ko so hari ukundi kuno byagenze muri rusange. Ikiganiro cya mbere bakoze cyagize views 7,000 mu gihe yo muyirebe kugira ngo bikoresha ko gusacinga ukoresha TV bose babireba. Ikiganiro cya mbere bahaye umutwe uvuga ngo MC Nario afashe Bruce Melody ku gakano, ati atereye ivi gisonga cya Miss Rwanda akozwa isoni harahiye. Ikiganiro gifite isaha n'iminota 11. Bajemo neza, baje kuri brand isanzwe, kwaje kuri channel isanzwe ikora ifite izina mu myidagaduro. Iyi nuza nagaro guhera kuri zero. Yego nagaro kuri zero ifite abantu. Mbese icyo bahinduye ni content gusa. Yani content gusa no murongo. Ase undi buriya ni content, ahubwo uburyo content yazakorwagamo nibwo buhindutse. So ni ibintu byiza kandi nizera ko uyu Jajya ndetse na buryo bazungukiramo ni intambwe nshya bateye mu buzima cyane. Uyu Jajya ni byinshi bye bitandukanye n'ubundi byerekeza ku murongo muzima kandi witerambere ry'umuntu n'ubundi muri rusange. So twifurize ishya n'ihirwe. Dushimire Yago kwanza watumye ibyo byose bigerwaho. Yago ufite uruhare rwawe buriya harabigaragaza nk'abagira neza cyangwa se bigaragaza nk'intwari,
ariko hari abakora iby'ubutwari yego abo nano biri batandukanye kwigaragaza nk'ino gukora iby'ubutwari n'ibintu bitandukanye ndabyemera Yago rero akoze iby'ubutwari ntiyigaragaje nk'intwari ahubwo mu mbone zacu tumubone mu buryo bw'ubutwari igikorwa kidasanzwe cyane yego buriya umuntu uzakugira umugabo uzamutinya uzanamwubahe uzanamukunde cyane umuntu uzafata akaboko kubwira ati va muri ibyo ngibyo ngwino muri ibi ngibi ibi wabonagamo bibiri uzabonamo bitanu umuntu niwe muntu dukeneye kuruta nakoreka ndeke Yago badavuga ngo hanga akazi ugaha abandi sibyo we noneho ntagahanze akazi ahanze uhanga akazi yego so nitwa Romeo Janvier turi ku Karubanda na Sadiki tugenda tugana ku makuru atandukanye yavuga mu myidagaduro ya hano imbere mu gihugu cy'u Rwanda tuzingura no ku nkuru zimwe ncacara ku mahoro nyambaga mu gihugu cy'u Rwanda baye muhabwe umugisha